Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa SCOVIA MUTESI, umwanditsi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo. I see you every day on the media, social media. Buretse gato si bya buri wese kumenywa na His Excellency Paul Kagame, ndetse bikaba karusho ubwe bwite akwibwiriye kwa gukurikirana. Yego nibyo, Mutesi SCOVIA akurikirwa na His Excellency Paul Kagame kuri social media, bivuze ngo ibikorwa byose Mutesi SCOVIA akora Kagame abireba 5/5. Ariko stop, si ubwa mbere wumvise abavuga ko SCOVIA Mutesi yahoze ari umusirikare mu ngabo za RDF. Ayo makuru warayumvishe, ariko wabuze n'umwe guha gihamya. Ese ibyo byose nibyo SCOVIA Mutesi yaba yarabayeho umusirikare? Byose ndaje mbikubwiye muri iki kiganiro. Ubundi se amateka ya SCOVIA Mutesi nayahe? N'uruhe rugendo rw'amateka rwa SCOVIA Mutesi kugeza ubwo yisanze mu itangazamakuru benshi bavuga ko ari maneko? Byose ukeneye kuba bisobanurwa muri iki kiganiro, tukibaza duti ubundi SCOVIA Mutesi ni muntu ki? Nje ndi Jacob nk'ibisanzwe, iyo ni Sura TV1, muhaye ikaze ku murongo mugari ibyegeranyo mugezwaho. Don't miss. Mukobwa araho ni mwiza, yarakarabye yarisiza aracyo. Ukajya wicara iwawe utegereje umugabo ufite amafaranga, uri inka ku buryo bagomba kukorora ngo bazakugure mwe. Mutesi SCOVIA yavutse mu mwaka w'1986, avukira mu gihugu cya Uganda ari impunzi. Mutesi SCOVIA yavutse nk'abandi bana bose, ariko ntiyakuze nk'abandi bana bose, kuko yakuriye mu gahinda ndetse n'ubuzima busharira gusumbya umuravumba. Ibi mbivuze kubera ko Mutesi SCOVIA yaje kubura mama w'umubyara akiri mutoya, ndetse niyo umubajije avuga ko atibuka isura ya mama we, ibintu ngo bimutera agahinda kugeza na n'uyu munsi. Ariko Mutesi SCOVIA aravuga ati, ibi byose iyo mbyibutse nshimira papa wanyitayeho agakora imirimo y'abagabo ndetse n'iy'abagore kugira ngo akunde kubana tuvukana. Mutesi SCOVIA avuka mu muryango w'abana 9, wakaba ari umwana wa 6 mu muryango wabo. Ibi nashimira papa wabo kuba yarabakujije nabashakireho undi mugore. Ibi ntavuga ko iyaza kubashakiraho mukase yari buze kubafata nabi. Mutesi SCOVIA mu mwaka w'1995 baje gutahuka mu gihugu cya Uganda, bagaruka mu rwababyaye. Aha ni naho bahise bacumbika mu karere ka Nyagatare, maze ahigira n'amashuri abanza. Mutesi SCOVIA amashuri abanza yayize mu karere ka Nyagatare, ndetse ayisumbuye ayiga ku kigo cya Gahini. Murabizi neza ko ikigo cya Gahini ari kimwe mu bigo byo mu Rwanda byizemo ibyamamare birimo The Ben, Mutesi SCOVIA ndetse na Sarasanyu, umuririmbyi ukomeye muri Ambassadors Classic Choir. Mutesi SCOVIA ageze muri kaminuza yaje kwerekeza muri kaminuza nkuru y'u Rwanda iri mu karere ka Huye, ariko ntiyamaze igihe kinini kuko yahise aza kwiga muri kaminuza ya Kristi Kigali. Ahari naho yahuriye n'umugabo we wigaga afite akazi, ndetse ngo barahura barashimana. Ibi byanatumye ngo bahitamo kurushinga. Mutesi SCOVIA akirangiza kwiga muri Kristi Kigali yahise yerekeza mu gihugu cya Uganda muri kaminuza ya Kabare kwiga ibijyanye n'itangazamakuru. Mutesi SCOVIA nuko yarangije kwiga itangazamakuru muri kaminuza, avuga ko ngo batari ibintu byari bimworoheye kuko ngo yagiraga ubwoba, ariko ngo byinshi akigira ku bandi banyamakuru batandukanye bagendaga bamutera ishema, barimo nka Akimana Latifa, Reme Anteri Rwanyange ndetse na Solange ya none. Abangwa akaba ari bo banafatiraho urugero mu bijyanye n'itangazamakuru. SCOVIA Mutesi nubwo avuga ko ngo abantu benshi bagendaga bamusuzugura bavuga ko uburyo yari ameze bitari bijyanye ndetse bitari biberanye n'itangazamakuru, SCOVIA Mutesi yahise abanza gukora kuri Flash TV, ahava yerekeza kuri BNB Umwezi, ndetse aho yakoraga ibiganiro bitandukanye birimo nk'ikiganiro yitaga The Real Talk cyaberaga kuri radio BNB FM. SCOVIA Mutesi ibiganiro yagendaga kuramwa abantu benshi bamugayaga, abandi bakagenda bamutera courage. SCOVIA Mutesi
yahise atangira gufungura ikinyamakuru cyandika yitaga mama urwa Gasabo, ndetse binavuga ko Reme Antere Rwanyange ari we muntu wamwigishaga uburyo yakandika inkuru ndetse akanamwigisha byinshi byerekeye itangazamakuru. SCOVIA Mutesi yakomeje urugendo rw'itangazamakuru maze ibintu biza kubera agatereranzamba aho yafunguraga umuyoboro we wa YouTube yitaga mama urwa Gasabo. Uyu muyoboro wa YouTube nubwo yawufunguye mu mwaka wa 2021, SCOVIA Mutesi ntabwo intangira zamubereye nziza kuko yagiye abura views mu buryo butandukanye, cyane ko avuga ko uyu muyoboro views yagize bwa mbere ari views 160, akaba arizo views za mbere Mutesi SCOVIA yagize kuri uyu muyoboro. SCOVIA Mutesi ibiganiro yagendaga akora birimo ibya politiki ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye byagiye bikundwa n'abanyarwanda, maze benshi batangira gusarikwa n'inyota yo kumva ibiganiro byatangwaga na mama urwa Gasabo. SCOVIA Mutesi namwe murabyibuka mu ntambara yaberaga muri Asirazuba bw'igihugu cya Kongo. SCOVIA Mutesi yagiye arangwa no kwambara antibare ubundi akerekeza mu masasu akamunyura hejuru mu buryo bwo kugira ngo atangarize ibyabaga bibera ku butaka bwa Kongo abanyarwanda. SCOVIA Mutesi ibi byaje no kumuzanira agatubutse, maze bituma 2025 ashinga televiziyo mu gihugu cy'u Rwanda, aba umugore wa kabiri ugize televiziyo mu gihugu cy'u Rwanda. Mutesi SCOVIA numwe mu bagore batunze ritubutse kuko afite iguriro ry'imyenda rizwi nka SCOVIA Fashion rikorera ku Muhima, ndetse umwuga w'itangazamakuru wagiye ugira ingaruka nziza kuri Mutesi SCOVIA. Namwe murabyibuka ubwo His Excellency Paul Kagame yahishuriraga Mutesi SCOVIA kwa mukurikirana ibintu Mutesi SCOVIA yavuze ko byaje kumutera courage ndetse binatuma ashira ubushishozi mu biganiro agenda akora, cyane ko yaramenye ko bikurikirwa na His Excellency Paul Kagame. Mutesi SCOVIA numwe mu bagore bataripfana nasibe gushinga ibikwasi bamwe mu bayobozi bakomeye b'igihugu cy'u Rwanda. Mutesi SCOVIA avuga ko mu buzima busanzwe hari abagabo benshi bamumenyera bagashaka kumutereta, nkuko yabivuze ati hari umwe mu bagabo twakoranaga maze akaza nyandikira Gahiri n'Agahigi, ariko nanjye naje kwirabukwa mbona ko yashakaga kuntereta. Ubwo nabwo nahise amwishura amubwira ko ibyo kuntereta bitakunda. Namwe murabyumva neza ko Mutesi SCOVIA yararangije kumutera indobo, ndetse Mutesi SCOVIA avuga ko muri za 2018 hari abagabo benshi bagendaga bahitamo kumutereta bitewe nuko babonaga ari umuntu usanzwe, ariko aho yabereye umugore uvuga ari kijyana ngo bamwe muri bo batangiye kugira ubwoba ndetse batangira no kureka izi ntego mbi bari bafite zo gutereta Mutesi SCOVIA. Kuri izi savuga ko abashaka kumutereta batakiri benshi, ariko Mutesi SCOVIA na nizi sari benshi bakimwiruka inyuma. Mutesi SCOVIA kugeza na nizi saha numwe mu bagore ba mbere bavuga ari kijyana mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ko kuri ikigo cya RMC cyangwa se ikigo kibereyeho itangazamakuru ryigenga. Uyu akaba ari umwanya yatsindiye ubwo yari ahanganye na Antere Rwanyange, umwe mu bamukujije. Ariko uyu Antere Rwanyange akimara kumenya ko agiye guhangana na Mutesi SCOVIA sakura kandida mu bari bahanganye na Mutesi SCOVIA, maze bituma Mutesi SCOVIA atsindira uyu mwanya wo kuyobora ibigo by'itangazamakuru mu Rwanda byigenga. SCOVIA Mutesi kuri izi saha afite umugabo umwe ndetse n'abana babiri, umuhungu ndetse n'umukobwa. Kuri izi saha SCOVIA Mutesi numwe mu bagore bavuga ari kijyana mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko se wowe ni igiki waba warakundiye Mutesi SCOVIA? Ni igiki se wasangiza abandi kubyo wabuzi kuri Mutesi SCOVIA? Nje wumva nari Rambo na Jacques nkaba umugaragu w'ibyegeranyo mugezwaho. Nyaboneka ni wanyuzwe n'iki kiganiro ukaba wumva wifuza kwinjira mu muryango w'ibyegeranyo, cyane cyane bigucukumbura zimwe mu nkuru utabwiza ibyamamare, urasabwa ko wakanda subscribe. Kuba bikoze mbifurije umunsi mwiza, mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.